Ndagusuhuje mukunzi wacu ari nako naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Umushumba mukuru w'umuryango Zion Temple Celebration Center, Apotre Dr Paul Gitwaza yavuze ko yasimbutse urupfu yisanga ari mu bitaro. Ako kanya amarira yahise azenga mu maso abakirisitu bitewe n'ibyo uyu mushumba yari arimo kubabwira. Ese bano bari bashatse kugirira nabi uyu Dr Apotre Gitwaza baba ari bande? Ese bari bagamije iki? Ibyo byose rero nibyo bikubiye mu makuru tugiye kubagezaho aka kanya, natwe icyo tukwisabiye ni uko wajya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'umushumba mukuru w'umuryango Zion Temple Celebration Center, Apotre Dr Paul Gitwaza wavuze ko yasimbutse urupfu akisanga ari mu bitaro. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mbere na mbere murabizi ko iyo ngiye kubagezaho amakuru baza nkababwira ko mugomba kujya munsi y'iyi nkuru murabona ijambo subscribe cyangwa se abone, muhite mukandaho n'akazugira kaza nako mugakandeho, icyo gihe muzaba mushimangiye yuko mugiye kujya muba aba mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Ni inkuru yababaje abakirisitu ubwo bari barimo ubwo umushumba mukuru w'umuryango Zion Temple Celebration Center Apotre Dr Paul Gitwaza ubwo yari amaze kubabwira ko yasimbutse urupfu akisanga ari mu bitaro. Ibyo rero nibyo byahise bituma abakirisitu be bahise barira bitewe n'ibyo yari arimo aragenda ababwira. Ibi rero uyu mushumba mukuru w'umuryango wa Zion Temple Celebration Center Dr Apotre Gitwaza yabitangaje kuri iki cyumweru tariki ya 11 Kanama 2024, aho uyu mushumba mukuru w'umuryango Authentic World Ministry Zion Temple Celebration Center Apotre Dr Paul Gitwaza aho yavuze ko hari uwashatse kumuvutsa ubuzima ariko Imana ikinga ukuboko, ndetse n'ikindi gihe hari uwazanye intwaro mu rusengero ariko akora impanuka birangira ahise ajya mu bitaro abasimbutse urupfu uko. Ibi kandi uyu Dr Apotre Gitwaza yabigarutseho ubwo hasozwaga igiterane Afurika Haguruka cyabaga ku nshuro ya 25, ari nako iri terero ryizihizaga imyaka 25 rimaze rishinzwe. Uyu Apotre Dr Paul Gitwaza yafashe umwanya ashimira Imana yakomeje kumurindira umurimo ndetse anashimira abatangiranye n'iri torero mu 1999 adasize n'abandi bagiye babiyungaho mu bihe bikomeye cyangwa mu bihe bigiye bitandukanye. Uyu Dr Paul Gitwaza yavuze ko mu bihe bitandukanye kandi biruhije bikomeye cyane yagiye ahura n'ibigeragezo byinshi cyane, kuko we ngo yagiye arokoka ahishura ko hari n'abashatse kumuvutsa ubuzima. Ubwo rero yari arimo arabitangariza abari baje muri icyo giterane yagize ati, uwo twahuye naramubwiye ati nguyu umutwe wanjye wurase. Uwo bari bahuye agiye kumurasa aratitira cyane atayambunda mu maguru, shoferi aza yiruka ndamubwira ati ngo hoya, yavuze ko yashatse igihe kirekire nguyu umutwe nawurase. Kurya shoferi ankunda yahise yiruka aca muri feruje yiruka cyane sinabasha no gufata na plaque ze, yahise agenda uko.
Uyu mukozi w'Imana akomeza agira ati nyuma y'iminsi mike haza umudamu ukiri muto yari amaze gukizwa, arapfukama arambwira ngo uriya muntu wari ukwishe ntarihabara rye, ariko maze kumva ijambo ndakizwa aravuga ngo nzica Gitwaza kuko yagukuye mu buzima bwanjye. Uyu Dr Apotre Gitwaza avuga ko atari rimwe atari kabiri yagiye asimbuka urupfu, ngo kuko hari n'undi munsi ari uwashatse kuzana intwaro mu rusengero, ariko ari mu nzira arimo araza ku rusengero uyu Dr Paul Gitwaza ahita akora impanuka birangira agiye mu bitaro. Abarokotse uko kubura ubuzima cyangwa umunsi wo kubaho wiwe aba arawurokotse. Ashimira Imana yakomeje kumurinda no kumurindira itorero, aho yagize ati iyo ndebye iyi myaka 25 navuganye n'urupfu cyane, ariko nagiye ndusengera ndarurwanya. Uyu mushumba mukuru wa Zion Temple Celebration Center avuga ko muri iki gihe cyose cy'imyaka 25 Imana yakomeje kuba iyo kwizerwa. Muri iki giterane kandi Dr Paul Gitwaza yimitse Flex Gakunde uyobora itorero rya Zion Temple mu karere ka Rubavu, itorero amazemo imyaka 20 ahita amuha kuba Bishop. Itorero Zion Temple Celebration Center ryatangiye ku wa 11 Nyakanga 1999 ritangijwe na Apotre Dr Paul Gitwaza. Ni mu gihe nyuma y'umwaka umwe mu 2000 haribwo hatangiye igiterane Afurika Haguruka, cyatangiye nyuma y'ikindi cyabaga kigamije komora ibikomere kunga Abanyarwanda cyitwa Healing Our Nation. Ni naha dusoreje amakuru yacu twari turimo turabagezaho, ari nako dushimira umuntu wese uba warakoze subscribe, ko tuvuga ko yakoze igikorwa cyiza kandi cy'ubutwari. Niba nawe utarakora subscribe uyikore nonaha kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe cy'ibyo tugomba gukosora cyangwa icyo tugomba kongeramo. Reka mbabwira ati Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibarinde umunsi ku wundi.